mukura bizakunda bizoroha. Raundi tugezemo izo ekipe ntabwo ziragiramo ariko ekipe yose irimo iyo tuzagwaho ntabwo izavana. Ni muyisezera bivuze ngo mwagera mu yindi raundi rero niho navugaga nyine. Tuzaba tugeze mu yindi raundi tukamara APR hano tukazana za Mukura tukayizana hano kumbere. Abafana se bahari, abafana mbumve mwegere hano mbumve abana wa Muhisimbi. turakina tugatsinda we ingendo ya Muhisimbi we hano ku kibuga iwacu we turakina tukaberwa we ingendo y'abeza, ingendo ya Muhisimbi. Umuvugizi w'ikipe ndagira ngo witereke nk'abangabo Robin wo muri Rayon Sport, nk'abajyangwa ni wo muri APR, na utangaze ekipi izasura Muhisimbi kuri imbe hano mu Kinigi mu gikombe cy'amahoro cyangwa muri championnat. Umuyoboye ngo ni itsinda, muyoboye itsinda itsinda turariyoboye, ngira ngo abazi neza ha kuri stade yacu dukunda gutazira akazina ka Kamiranzovu. Uko waza uri kose ikibuga cyitwa Kamiranzovu, ni ku Kamiranzovu hanga. Wow. Bibwire urimo uratangaza, bibwire. Nkuko arubivuze ni umuvugizi wa ekipe. Yego, witwa nde? Ni Eugene. Yego. So rero nkuko arubivuze kugira ngo ekipe kure hana amanota, nahoze numva uvuga ibintu bya Rayon, APR, Kiyovu, ayo ma ekipe byashoboka wenda ko twagera iwabo bakadutsinda, ariko ahangaha ni ibintu bidashoboka. Ni bidashoboka. Igikomeye bakora ni gukura inota ahangaha, ariko kuvuga ngo baza gutsinda byo ntago byashoboka. None se ubundi tuzi amakipe agira indirimbo ni Kiyovu, ni APR, ni Rayon. Aka kanya muvutse ekipe itara mumaze imyaka yese, imyaka 3 imyaka ubuse urumva wowe ari icyo gihe wowe imenyekanye mu myaka 3 mwamaze no kumenya kuririmba abafana bazi indirimbo y'ikipe ingendo ya Muhisimbi we, ingendo y'abeza we, like how like ibyose mubigezaho gutaka kanya. No kuvuga ngo nubundi ekipe ifite ubuyobozi bwiza, ibintu bigenda neza bifite umurongo, ngo nyine biba bimeze neza. Urumva rero indirimbo abahanzi barahari n'urucabana. Ese nk'ikipe ubonerekeza ko ikipe hano mu Kinigi tugarera no nk'abantu bakuru, ikipe hano mu Kinigi ikintu kizatuma abantu bakomeza kwikunda gutya, ntekereza ko binarimo, kuko ntago ntekereza ko abana nk'abayikunda badafite icyo bayibonamo. Ariko se izamura, hari abakinnyi mufite bavuka hano mu Kinigi kuko cyangwa se muri ibi bice bya hano? Nk'uyu Manirakiza Elisa mwavuganye avuka ahangaha, ni umuhungu w'ahangaha. So dufitemo n'abandi benshi rero, nuko wenda bose utabavugisha, ariko abakinnyi bavuka barahari. Hari nabo tugenda twohereza hirya no hino mu yandi ma ekipe, ngo intego nyine no kuzamura abana ba hano by'umwihariko. Yego, nsubiza president w'ikipe. President karame bwira abakurikira Radio Rwanda ni igihugu cyose. Yego ekipe ya Muhisimbi irota kuzagera he? Ni ikipe ishobora kuzamuka ikava mu cyiciro cya gatatu ikagera mu cya kabiri ikarota no kugera mu cya mbere. Izo nzozi murazifite? Murakoze cyane, izo nzozi turazifite cyane, niyo mpamvu turimo gukora cyane. Nababwiye ko turimo gukora cyane, ariko kuri Muhisimbi NGO no ku giti cyane nk'umuntu ukora muri parike y'igihugu y'Ibirunga. So ubushobozi turabufite, icyo bizadusaba cyose cyatuma urubyiruko rwacu rutera imbere, turi tayari kugikora. Murabufite ku buryo ekipe irota kugera mu cyiciro cya mbere, ko tuzi uburyo umupira uhenda, ibikorwa remezo by'umupira, abakinnyi, kubacumbikira, ibintu byose urabizi uburyo bigoye. Kweri urimo uramya ko mufite ubushobozi, nta nubwo wararika n'abantu bikorera bo muri ibice bya Kinigi na Musanze baze babafashe gukabya inzozi zo kugera mu byiciro byo hejuru kweri? Yego, murakoze cyane, ni icyo turimo gukora, kubera ko kano gace kacu dufite abafatanyabikorwa batandukanye. Dufite Skora, ni NGO nayo yita ku rubyiruko hano, kandi ikora ibikorwa bitandukanye. Dufite One and Only, dufite Singita, dufite Karisaki Research Center. Abo ngabo turi gukorana, ngo turimo kubashaka rwose, turimo kuganira ku buryo turi mu biganiro nabo kugira ngo barebe ko badufasha
kudufasha kugira ngo tuzamure impano z'urubyiruko ruri hano, cyane nk'uko nabivuze hano turi hafi y'ibirunga, turi hafi y'ingagi. Urubyiruko iyo rutitaweho nirwo ruza gukora bya bikorwa bitari byiza, ku buryo rero turi kurarika abafatanyabikorwa ari akarere ari umurenge wa Kinigi, turawushima cyane, tugashima ubuyobozi bwa Sakora cyane, tugashima abantu batandukanye bari tayari yo kuvuga ngo courage mujye imbere. Murakoze cyane. Ndimo ndabona abafana hano, ntabwo ari abana gusa mwumvishe wenda mu majwi matoya y'abana bato, hari n'abantu bakuru. Uyu nguyu yatwibwire n'uyu yatwibwire, batubwire ikipe ya Muhisimbi mufite ibyapa mu manika yakinnye hano habaye kweli. Murakoze cyane. Amazina nitwa Harezimana Jean Claude, nkomoka mu Kinigi mu karere k'ibirunga binini cyane. Ikipe ya Muhisimbi ni ikipe dukunda nk'abana mu Kinigi. Ikipe iyo yakinnye turaza tukayifana neza cyane twishimye. Nta kipe ngo umuvugizi yabivuze na perezida, nta kipe ducikira ahangaha nkange ku giti cyane ndikorera, ariko Muhisimbi nza kuyifana ngafunga nkaza kuyifana. Mu buzima busanzwe ubundi nkunda APR nkamanyifana. Twaravukanye urabizi na twarakuranye. Muhisimbi nawe ngomba kuyigwa inyuma nkayifana kandi nishimye. Mudufanire mudusuhuze n'abafana ba APR bose. Nubwo bavuga ngo APR ngo twacitse indege, nabwo tuzayigwa inyuma nayo. Umutoza wacu nta kumucika ariko umuviki wacu nawe ameze neza cyane, nawe tuzamugwa inyuma. Usuze Ruvuyanga kwizigira niwe turi kumura umwana wacu. Ruvuyanga nawe ndamukunda. N'ubu turi inyuma y'igihugu yacu Amavubi, ejo rakina na Sudani. Nawe mudusubire abafana abango bacu mabyo ati tubari inyuma courage. Nuko hanyuma uyu we nubwo ari wa Muhisimbi ariko yambaye training z'ubururu neza. Wasanga nk'uko ndavuze ko akunda APR, wasanga nyuma ya Muhisimbi unikundira na Rayon Sport. Byo twibwire. Murakoze. Nitwa Nitegeka Jean Marie bakunze kwita Ngabo, ndi perezida wa Muhisimbi, wa abafana ba Muhisimbi. Iteka ryose ntabwo nk'uko babikwiye, ntabwo ndi kumanza kunyura kuri ibisanzwe kuri twe n'urucabana. Ni ukuvuga iki kibuga cyo kubanaho umuntu akahava yavuye agatahana igitego ntabwo byemeka. Bivuga ngo rero turugera ni heza, naho twinjira ni heza, kandi dushaka kuzagera n'ahandi. Ayo makipe yombi uvuze Rayon Sport ni inshuti yanjye mu mutima, ni inshuti y'abaturage bose mu Kinigi. Urebye akenshi abantu benshi ujanesheje ijanisha riri hano wasanga Rayon Sport ari nka Muhisimbi. Muhisimbi ni ukuvuga ngo ni Rayon Sport, na n'ubu Muhisimbi ifashe umwanya wayo yashaka na Rayon Sport. Urabona n'imyenda y'abakinnyi bacu n'ubururu nabo, ni ukuvuga ngo ibyo byose twabirebyeho. Ni ukuvuga ngo ahangaha ku kibuga cya Kinigi, ahangaha twebwe twihariye andi makipe yose, nta kipe izaducikira ngaha. Perezida yabashakiye ibikoresho, mufite amabanderole yanditseho Muhisimbi, mufite ingoma zo kuvuza, ibikoresho birahari kweli? Kubera ko hariho twakizamuka, urabona iyo ugitangiza umushinga ntabwo uhita ukora bimwe ako kanya. Ni ukuvuga ngo perezida wacu ntacyo atitaho, byose twatanze amaraporo kandi gagomba gusohora. Ruvuyanga turimo turasezera, ariko uyu mufana ngira ngo atubwire abari mu gikombe cy'amahoro muri round ya kabiri. Round ya mbere barayirenze, bategereje tombora amenye bazakina za Rayon Sport, birumvikana zizahita zizamo na za APR, ariko mu gihe barenga round yindi bakaba batangira guhura n'ibigugu. Aba bafana reka bafata nk'umunota umwe yatubwire like nka Rayon Sport ukunda kuyibona yamanutse hano kuri Kamira Nzovu, baze no gusoza ariko bashyiraho kamurari, baduha kamurari. Izo ni indoto naraje kubona, kuko nta n'ikipe n'imwe itagaragara imbere yanje. Ni ukuvuga ngo turi kumwe, kandi n'abafana bose uko mbazi. Iki kibuga nigeze kukubonaho gato, nubwo nari ndi muri morali yanje bwihariye, ariko nari mfite ikintu kirekire kiri imbere yanje narakubonaga. Wabonye abafana uko bangana n'isaha, urabona ntabwo twabitangaje kuri radio runaka, ariko urasanga urabona ukuntu bangana. Nawe tubwire APR yamanutse hano ngo muri round ya nyuma y'igikombe cy'amahoro bimeze gute, uziyumva ute? Ni ndoto duhora tuvuga Highlands. Hi saba makuru ni saba ewana iyi bayita Kamira Nzovu Stadium. Ekipe twakiriye hano ndakeka mu mikino twakinnye hano ku iki kibuga muri champion ni match imwe twahangirije, izindi zose na mawini. Away away ikinini ikipe dukuraho na Bonidoro. Mwagiye gutsindira Impesa i Kigali. Impesa twayikuse 2-1 abafana bayo bose bati Muhisimbi FC mu Kinigi. Ngaho rero muzamura morale tubasezere, muzamura morale abakurikira Radio Rwanda bumve ko Muhisimbi iriho. Babimenya iyo baza kubimenya ni bari
Muhisimbi yahozeho abantu ntibabimenya iyo baza kubimenya ntibyari kuboroha Muhisimbi yahozeho abantu ntibabimenya iyo baza kubimenya ntibari kuborohe ingendo we zawe ingendo ya Muhisimbi we beza we turakina tugatsinda we beza we dutera amashoti meza we beza we ingendo we beza we abanyamakuru bacu we beza we turabatasha cyane we beza we muzagaruka hanga we beza we muzaza turugutsinda we Leta de Koporo Ruvuyango urabyumva ko mu Kinigi ibintu ari uburyohe hari ikipe ikomeye abantu hari batari bakamenye cyane ariko ndakubwiza ukuri hano ni vibe ni imyitozo bakoze bafite ikiruko ntibazakina muri weekend ariko n'akabafana baje kureba ekipe uburyo abakinnyi bakora imyitozo batera amakona ni ikipe professionnel President tugushimira cyane wakoze cyane kuganiriza abakunzi ba Radio Rwanda reka nshimire Radio Rwanda cyane ko yatekereje mu Kinigi mwakoze cyane kandi nizere ko muzongera kugaruka twabakunze twabishimiye mwakoze cyane kuduha umwanya nk'abanyakinigi dushimira n'abandi bose rero bakurikiye iyi live hano mu Kinigi ubwo nandi makipe hari mu gihugu hose bagenda tuyasura ibintu bigendereza Rayon Sport mutubwire zaza tuyikubita Rayon Sport Rayon Sport zibana yakandagira hano mu Rayon Sport itangarije kuri kamera nzovu ni ibintu bikomeye cyane Ruvuyanga reka mbashimire cyane Nirakoze cyane reka nawe tugushimire ubwo dusubirize nabo banyakinigi rwose bagure ko tuzagaruka nuko barashima cyane arakoze cyane rero